Inshuti bavandimwe mudahwema kubana natwe buri munsi mu biganiro bigaruka ku buzima bwacu, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Muraho neza? Tubashimiye ko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera, gusa wowe niba utarayikanda umwanya ni uyu nguyu ngo uyikande kugira ngo ibiganiro tugutegurira bitazongera kugucika umunsi n'umwe. Uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe ibyo kurya byatuma umuntu agira taye nziza. Iyo mvuze taye nziza ntabwo ari ukubyibuha cyane kandi ntabwo ari ukunanuka cyane, ahubwo ni ukugira icyo bita la taye moyenne. Buri muntu wese akwiriye kuba aringaniye, kuko twamaze kuvumbura yuko umubyibuho ukabije ari nyina na nyirakuruza w'indwara nyinshi. Kubw'ibyo rero navuga ngo abahiriwe na taye bakaba barya ibyo kurya bizima bashimira Imana kuko Imana yabahaye ingabire nziza, abandi birirwa birukaho ntibabashe kubona neza. Uyu mwanya nshaka kubasangiza icyo umuntu yakora cyangwa se ikintu kimwe gishyira umubiri w'umuntu ku rugero rwiza akarushaho kugubwa neza. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ni icyo umuntu yakora ngo abashe kugira taye nziza? Mu by'ukuri imirire yacu igezweho y'iki gihe ntabwo itanga icyizere cyo kugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe bananutse cyane, abandi ugasanga barabyibushye cyane, abandi ugasanga bazonzwe n'indwara nyinshi. Ibi byose bishinjwa ibyo kurya turya buri munsi, abantu bahindukiye bakarya neza ibyo kurya bizeye ko ari bizima kandi bakabirya kuri gahunda, byanga bikunze nibwo bagira ubuzima bwiza. Igitabo mfasha hano mu biganza cyitwa La Nourriture Vivante. Urupapuro ni urwa 11. Iki gitabo murakiruzi, cyitwa Nourriture Vivante. Kirimo amabanga menshi y'ubuzima. Ku bantu bazi igifaransa bazagishake, bazabasha kuvumburamo amabanga menshi y'ubuzima yatuma bagira ubuzima bwiza. Ku rupapuro rwa 11 umwanditsi w'iki gitabo witwa Ernest Gunther akotinga amagambo y'umudogiteri witwa H.P. Last yavuzemo amagambo akomeye agira ati: Les maladies de civilisation de l'humanité sont dues principalement à l'alimentation et ne peuvent donc être combattues efficacement que par le moyen d'une alimentation plus saine. Indwara zigezweho, icyo bita maladies de civilisation cyangwa se indwara zisirimutse zibasira abantu b'iki gihe, ziterwa n'ibyo barya, kandi ntabwo umuntu yazirwanya neza atari ibyo kurya birushijeho kuba byiza. Kubw'ibyo rero ikibazo cya none ntabwo ari ukubura kw'imiti. Ndabizi za dispensaire zirahari n'ibitaro byinshi birahari ndetse n'abajyanama benshi b'ubuzima barahari. Ntabwo ari ukubura kw'imiti, ntabwo ari ukubura ko kwitabwaho ku birebana no kugira ubuzima bwiza, ahubwo ikibazo cya none mwene muntu afite ni ikibazo cyo kwandarika inda, akarya ibiribwa n'ibitaribwa byose abihuriza mu nda, umubiri ukabiyoberwa. Uyu mwanya rero nshaka kubasangiza ikintu kimwe abantu bamwe na bamwe bamaze kumenya, abandi ntibarakimenya, ariko nimumara kukimenya muzagikoreshe, muzarushaho kugira ubuzima bwiza. Icyo kintu ni intete za chia, abandi bita chia seeds mu ndimi z'amahanga, cyangwa se les graines de chia. Izi ntete ni ingenzi cyane mu kuringaniza ibiro by'umubiri w'umuntu, mu kuringaniza taye ye, akabasha kugira taye nziza nk'abandi bose. Izi ntete za chia turazenguruka ku mimaro 10 yazo kugira ngo umuntu namara kuyimenya azazishake maze agire ubuzima bwiza. Ku mwanya wa mbere, intete za chia zifasha umutima gukora neza bitewe n'uko zikungahaye ku cyo bita omega ya 3 ndetse n'ibikatsi. Omega ya 3 ni ibinure byiza mu gihe abantu bishwe n'urukarango, za sote n'amafiriti, ariko mu byaremwe harimo amavuta meza umuntu yarya akamushyira kuri gahunda. Ayo ni nk'amavuta aboneka muri sezame, amavuta aboneka mu bunyobwa, muri za noix de cajou, ndetse n'izi ntete za chia zibamo kandi fibre igereranwa n'umukubuzo ugera mu mubiri w'umuntu ugahanaguramo imyanda yose. Ibi byose chia zibikora neza kandi mu buryo bwiza. Umumaro wa kabiri, chia zifasha igogorwa ry'ibiryo gukorwa neza kuko zibonekamo n'ubundi fibre wa mukubuzo maze kubasobanurira.
ciya. Umumaro wa gatatu, ciya zifasha kugabanya impatwe. Hari abantu benshi muri iki gihe bitewe no kurya ibyo kurya bikorerwa mu nganda cyane, za capati, imikati, za bombo, za biswi, za keke, abantu bakaba babihorera buri gihe, ugasanga bifunze amara neza, umuntu ntabwo abasha kugira amahirwe yo kujya mu bwiherero. Ciya rero iyo zigeze mu mubiri w'umuntu zihanaguramo imyanda yitekeyemo igihe kirekire, maze umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Umumaro wa kane, ciya zifasha amagufwa n'amenyo gukomera bitewe n'uko zikize kuri calcium, phosphore ndetse na magnesium, maze umuntu agatekereza neza, akibwira ibyiza, akarushaho kugira ubuzima bwiza muri rusange. Umumaro wa gatanu, ciya zifasha imikaya, icyo bita muscle. Umuntu wakoresheje ciya neza agira imikaya ikora neza, yagenda bigakunda, yaterura ibintu biremereye, umubiri we ukabasha kwihanganira umunaniro. Ibi biterwa n'uko zikize kuri proteine, icyo bita inyubakamubiri, ndetse n'umunyu ngugu wa magnesium, ariko kandi habamo n'ubundi calcium. Ibi byose bituma amagufwa akomera, amenyo n'inzara, maze umuntu akaba ari ikiremwa kizima. Umumaro wa gatandatu, ciya zifasha kugenzura isukari mu maraso bitewe n'uko zikize kuri fibre. Nahoze mbasobanura yuko fibre ari umukubuzo w'umubiri cyangwa se ni nk'igihanaguzo cy'umubiri. Iyo zigeze mu mubiri ziragenda zigahanaguramo imyanda yose, ibice hafi ya byose by'umubiri bigasigara bifite isuku kugeza ku kagirangingo ka nyuma, icyo bita la dernière cellule bita fibre, maze umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Kubw'ibyo rero mu kugenzura isukari mu mubiri ni ingenzi ku badiyabete. Iyo umuntu yakoresheje ciya abasha kugira igihagisha igihe kirekire, ntiyongere kubatwa n'uburigatirizwa, cyane ko buriya abadiyabete ikintu bazira ni ibyo kurya baba barariye. Hari ikimenyetso gikomeye cy'umuntu warwaye diyabete ngiraho ngatindaho cyane, ni icyo bita polyphagia. Hari n'ikindi bita polydipsia. Polydipsia bisobanuye ko umuntu aganzwa n'inyota cyane agashaka kunywa byinshi, naho polyphagia bivuze yuko umuntu aganzwa n'inzara cyane agashaka kurya byinshi kandi buri kanya. Ibi byose rero, ibi bimenyetso bya diyabete ni impuruza zivuga yuko umuntu yatewe diyabete no gushaka kurya buri kanya. Kubw'ibyo umuntu aba akwiriye kwifatira icyuma ku muhogo, akaba yarya kabiri kandi akarya ibyo kurya bizima, yongeyeho gukoresha intete za ciya, yaba yigiriye neza cyane. Ku mwanya wa karindwi, intete za ciya zifasha kugenzura isukari mu maraso. Nari maze kubivuga, uwo ni umwanya wa gatandatu. Umwanya wa karindwi, intete za ciya zifasha kugabanya urugimbu rubi bitewe n'ubundi ko zikize kuri fibre ndetse na omega ya gatatu. Ku mwanya wa munane, intete za ciya zifasha kongera imbaraga bitewe n'uko zikize kuri proteine, ibinure byiza ndetse na vitamine B. Ibyo kurya byose bikize kuri ibi bintu bitatu, vitamine B ndetse ubwo ni urusobe rwa vitamine B. Muzi yuko za vitamine B ziri mu bwoko bwinshi cyane. Noneho ibyo kurya bikize ku rusobe rwa vitamine B, ibinure byiza bita healthy fats ndetse na proteine arizo nyubakamubiri. Ni ukuvuga ngo umubiri wubakika neza, ibice byose by'umubiri biba byubakitse neza. None kandi hakaba harimo ibinure byiza bishinzwe kubobeza ibice by'umubiri ntibigwe umugese. Hakabonekamo na vitamine B z'urusobe zishinzwe kongera imbaraga mu buryo bwiza. Umuntu wariye neza ibi byo kurya aba yujuje ibyangombwa byose. Ku mwanya wa 9, intete za ciya zifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, maze umuntu ntiyibasirwe n'indwara za hato na hato nk'ibicurane ndetse n'inkorora. Ibi biterwa n'uko zikize kuri zinc, selenium ndetse na antioxidants zihagije. Ku mwanya wa 10, ciya zifasha uruhu n'umusatsi kugira ubuzima bwiza, kandi koko mu gitabo mfite cyitwa Nourriture Vivante bavuga yuko ibyo kurya bizima, ce sont les seuls éléments capables de
de produire la beauté corporelle, ni ukuvuga yuko mu wa mugani w'Abanyarwanda fresheri ntabwo bazisiga ahubwo barazirya. Niba ushaka kugira ubwiza ugashaka kugira uburanga ntabwo bujijwe kwisiga amavuta, ariko nakubwira yuko amavuta atari yo kamara. Haranira kurya ibyo kurya bizima, byanga bikunze uruhu rwawe ruzacya. Ntabwo bivuze ngo uzaba inzobe wari igikara, ahubwo igikara cyawe kizacya, cyane cyane ko hari n'abantu bifuza igikara bakakibura bitewe n'uko atari ko baremwe. Ariko reka mbabwire, uzanezezwa n'isura yawe nuhindukira ukubahiriza amahame y'ubuzima mu buryo bwiza kandi mu buryo bunoze. Byanga bikunze uzagera ku byiza byinshi. Inshuti bavandimwe, nk'uko nabibasezeraniye ntangiriye iyi video, nababwiye yuko hari uburyo mwakoresha chia mukabasha kugera ku nyungu twahoze tuganiraho. Ubwo buryo ni ugufata nk'ibiyiko bitatu bya chia zikaba zitunganye neza, ukaziraza muri 1/2 cya litiro y'amazi, hanyuma mu gitondo ukanywa amazi yabyo, yemwe n'ibikatsi ukabihekenya neza. Nta kindi kintu usabwa kuvangamo, ubikoresha uko nguko mbivuze, ni uko nguko bikoreshwa kandi bikabasha gutanga umusaruro mwiza. Ndabizi neza abantu babikoresha bose babasha kugabanya ibiro, kandi iyo chia zisanzwe ufite ibiro bikeya ntabwo zibigabanya, ahubwo zigushyira ku gipimo cyiza ukwiriye kubaho, maze ukaba wabasha kugira taye nziza. Icyakora ku bantu bashaka kuyigira neza, iyo ushaka kugira ubuzima bwiza no kugira taye nziza nk'uko turi kubiganira, wirinda kurya ibyo kurya bya nijoro, kurya ukarenza urugero no kurya buri kanya, ahubwo ugakora ibishoboka byose ukaba warya mu gitondo, kandi ukarya ibyo kurya byiza nk'imbuto zitandukanye, cyangwa se ukaba warya umukati w'umwimerere, ukabanza warya utubuto cyangwa salade, noneho ukongera ukarya ibyo kurya byo ku manywa. Ukaba uri umuntu wizirika kuri ayo mafunguro, ntiwizirike ku mafunguro ya saa sita na nijoro, kuko saa sita na nijoro bikurura indwara nyinshi. Ni ukuvuga nijoro mu by'ukuri niba wasimbutse ifunguro rya mu gitondo, ubwo bisobanuye ko uzarya irya saa sita gusa, naho kurya nijoro ugahita uryama ni intandaro y'ibyago byose biri mu isi. Ntabwo nabahishira ibanga, kandi mu by'ukuri niba hari indwara yakuzonze ugafata gahunda ukiyiriza ubusa, ariko mu kwiyiriza ubusa ntiwiyiriza ubusa waretse ibyo kurya, ahubwo ugateka ifunguro ryiza wizeye ko ari rizima ryabasha kukugoboka, hanyuma ifunguro ryawe ukarirya ku manywa gusa, noneho ukaba wabikora nk'icyumweru cyose. Ni uburyo bwo kwiyiriza ubusa ariko wivura. Abantu bose bagendera kuri iyi gahunda babasha kugera ku nyungu nyinshi cyane no ku buzima bwiza bifuza. Gusa akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa. Icyakora ryo hasubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, God bless you so much, I love you so much.